imbwa mu buryo runaka, nubona umugabo atangiye guca inyuma ukabona arimo arakubeshya, nagize gahunda ihinduka, nagize ibi n'ibi birimo bizamuka, turumva nyine cyangwa ukabona umwana ukabwira ngo hari party tugiyemo, ngo umukobwa yateguye ngo hari anniversaire, mbere ukabona buri gihe afite utuntu ahoramo, showa nimero ko bayita sinzi, noneho hari n'akandi twagiye muri turakora dufite ikibina niba ari picnic iyo ngushobora no kutamuhora uruhushya, avuga ati ku ishuri urabona turimo turiga muri groupe, dufite ikizame, dufite assignment, dufite ibi n'ibi, umugabo akakorera ukuntu yagiye abura, ariko ukaba wararose imbwa yinjira mu rugo rwawe, menya ngo hari umwuka w'uburozi bagiye guteza uwo mubana, ubusambanyi, kandi ahari ubusambanyi haza ubukene. Urota imbwa ifite imyenda mu kanwa y'umugore ntiwabiha agaciro. Urota ubona imbwa yicaranye n'umukozi wo mu rugo kandi ntambwe ugira ntiwabiha agaciro. Ibyo byose birimo birakubwira ngo kanguka, haguruka, ni igihe cyo kubyuka ugasenga, ugasaba Imana ikagira ibintu ihindura, kagira iby'ibomora n'ibindi yubaka. Amen. Ukabona ubuzima bwabo bushamikiye ku cyaha cy'ubusambanyi, ariko wareba ugasanga si ubusambanyi nyirizina, si n'irari nyirizina, ahubwo ni wo muco, ni nayo myanzuro ibitse muri uwo muntu. Wigeze kuvuga ngo ukarota imbwa ifite imyenda y'umugabo wawe cyangwa y'umugore wawe cyangwa y'umwana wawe cyangwa n'ibindi byose. Nicyo gisobanura n'ibyo burozi nakubwiraga, iki cyaha cy'ubusambanyi kandi gishyiramo inyatsi kizinjiza sida. Bene uwo muntu yagiye gusambana ntibuka no kwikingira. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Iyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Yesu ashimwe bantu mwese mukurikiye Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Turagarutse n'ubundi turacyari muri cya cyumweru cyo kureba ibimenyetso ndetse n'inzozi ushobora kuba utarose, ariko wisangaho ibimenyetso tugenda tuvuga, bizakwereke ko ubuzima bwawe na gahunda zawe dayimoni cyangwa abarozi babyivanzemo, bari kuguhiga. Mu kiganiro cy'ubushize twarebye ku mbeba. Nurota imbeba iguguna ibyawe uyirebera mu nzu, twabonye icyo bivuze, twabonye icyo uzakora. Uyu munsi rero tugiye kureba mushumba imbwa twasezeranyije abantu. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Nagira ngo mbere yuko dusenga Imana, yego, abantu bamenye neza ko mu bihugu byo muri Afurika imbwa bayirinkinga, bayihuza n'abarozi. Yego. Na Bibiliya nuko bisobanura. Ariko abanyaburayi, abanyamerika, abandi mu bihugu bitandukanye n'abandi bari muri Afurika bamwe, imbwa bakayihuza n'umugabo wo kwizerwa, ko ari umuntu wo kwizerwa. Yego. Ariko ibyo ntabwo bikuraho icyo umwuka avuga. Umwuka avuga. Aka kantu bakumve neza. Wayita inshuti, wayita kwitaho, ariko hari icyo umwuka uvuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Abo bantu ko ari babiri n'abakunda kubeshya kandi bakabikora. Aka kantu bajya bagasoma. Hanyuma se barakumva. Abikunda kandi bakagira gute? Bakabikora. Kubikunda ubwabyo ni ikindi, ariko ntibanabikora ko bakabikora. So urumva Bibiliya ifasha imbwa iyihuza n'iki? N'umurozi. Ni bamwe. Nta batandukanije. Aha rero abagiye kudukurikira, kurota imbwa kuba uyitunze si ikibazo. Abanyarwanda baciye umugani ngo urugo rutizera Imana rucirira iyo ntozo, ariko twe ntabwo ibyo turiho. So naho tuganire noneho ko kurota imbwa mu buryo bwose
ariko noneho inakuruma cyangwa inakurya yarya ikiganza yaruma he yaruma ukundi kuntu yafata hose, aha hantu bahitondere, ahitondere cyane. reka dusenga Imana. Turagushimye Data wa twese, turagushimiye Mana y'ibyiringiro, turagushimiye mutanga bugingo Mana y'amahoro, turagushimiye kuba turamukije amahoro tukabona no munsi rwose. Hari benshi babyifuje ntibyabakundiye, hari abakeneye ko babyuka ntibyanze, hari ababyukiye muri serumu, hari ababyutse bafite ibibazo, ariko Mwami twatwemere ko amajwi yacu n'akanwa kacu kavuga ishimwe, atari uko twari beza kuruta abandi, ahubwo ni ya neza yawe ujye udukunda, kandi koko birakwiye Mwami kudukunda nubwo turi abanyantege nke. Urakoze rero kutubara no kutugirira neza kano kanya, uduha imbaraga z'umwuka wera kugira ngo iri jambo bagiye kuryumva nabo bagubwe neza, kandi uduha imbaraga n'ubwenge n'ubuhanga, uturinde imyumvire ya kimuntu n'ibitezo bya kimuntu, ahubwo Data umpa imbaraga nk'umwana wawe kugira ngo mbashe gusigurira ubwoko bwawe kubwa Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Turagarutse. Yego urakoze. Imbwa egara umurozi cyangwa abarozi cyangwa Bibiliya yo ntiyabitandukanije. Twe turi bande se bo gutandukanya icyo Bibiliya yahuje? Yes, bahora ntago bashobora byumva. Uyorore uyikunda ariko ni imbwa. Ni imbwa. Isaka abantu ifata ibiyobyabwenge ariko ni imbwa. Hano turi mu isi y'umwuka. Burya hari ibikoko byinshi, imbwa, ibikeri, ingurube, ihene, ibiki byose bivuga, ariko umutwe icyo dushaka tuvuga ngo mu bimenyetso byerekana ko uri under threat, ufite hari iterabwoba ry'abarozi riri ku buzima bwawe, n'imbwa nayo ni ikimenyetso gikomeye. Yego. Kubona ikwirukankana, kubona iryamye iruhande rwawe. Yego. Ko buriya n'imbwa nayo igaragara nk'ubusambanyi ariko budafite impamvu. Burya nubwo gusambana byose ari ibyaha, ariko hari ubusambanyi umuntu ati jye nabuze uko ngira, mbona nta nzira nacamo ngo mbashe kurya, ati numva ndi bukora ibyo byaha, numva ari wo muryango wonyine, niwo muryango mbona nakora nk'ibyo. Aba rero bafite dayimoni y'ubusambanyi, we nta n'icyo ababuze, nta n'icyo anakennye, nta nasambana wama amafaranga, ntarindira ko bambara udukingirizo, ucyapfa nuko akora ayo mafuti gusa. Yego. For no reason. Cyane rwose, kandi ntawe yahakanira, ntatoranya, ntagira gute, ntacyo yabuze. Bo ugasanga niba abagore bajya kurara mu marogi bafite abagabo n'abahungu. Hari ahantu nakandagiye iminsi yashize ejo, niba ari ejo bundi kwa gatanu, hari nabonye umutima wanjye urahahamuka rwose. Kuri ino si harimo ibintu. Mbona umudamu usohotsemo, kumva banje hasohoka umusore nzire nicariye gutyo, ariko muzi bisanzwe mugiye kubona mbona hasohotse umugore nzi asohotse muri iyo rogi asa neza agenda, kandi umugabo we muzi, numva ubwo aburanyishe, ndavuga ni kweri yabuze iki koko, hari ukutihangana n'ibiki byose. So ugasanga rero ni umwuka mubi cyane w'ubusambanyi, ku buryo Satani agiye guteza gusenyuka k'urugo kurose yambwa. Yego. Kugira ngo murusheho gukena mu buryo buteye ubwoba, ariko igikabije cyane ni ukurota imbwa ibona kuruma. Imbwa ikuruma. Cyambere kwirukankana, kabiri ikuruma, gatatu ikurigetisha rwa rurimi rwayo. Yego. Yego. Kane iguhisha amaso yayo. Hari imbwa muhuza amaso ikatewe ku mutwe gutyo igahombeka utayibona, kigira icakura. Aho yurose ibyo bintu n'amaso yawe, menya ngo abarozi, the witchcraft, the doctors and the witchcraft, the witches bamaze guhagarara mu ngamba, kuko Bibiliya iravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Muri make ahimbwiri naho umurozi ari. Twite kuyoroye. Twe turi kuvuga mu nzozi spiritually. Twubira mu nzozi zawe, kuko ubundi inzozi twongera dusubiremo. Ari umuntu yandikira akambwira ngo nari ndyamye mu ntebe ngagatotsi karamfata ndarota. Oya, ntago ari inzozi. Uryo niyerekwa. Inzozi ugomba kuba wasinziriye bya bitotsi ugashyirwayo uko birivuga, ku buryo n'uwakurirwa utabimenya. Nizo nzozi. Kuba wegamye gutya ngo agatotsi karantwara ndabona, oya, ntabwo ari ibyo ngibyo. Cyo niyerekwa. Okay.
cyangwa inzozi ni ibintu biza ushobora no kuba wanabyutse ariko wasubira mu buriri ugahita usinzira. Umuntu arota kuko asinziriye, ntabwo arota kuko afashwe n'agatotsi. Agatotsi gashobora kuba kariyerekwa. Yego. So rero iyo urose imbwa in general, bivuze ngo ubundi ngo umuntu ngo usubira ku byo yaretse ngo ameze nk'imbwa iruka agasubira ku birutsi byayo. So numva ko biri ifite ukuntu yigaruramo muri ibyo bintu. Kandi wibuke neza, ariko maze kunjyamo fanta nyinshi kwibaye ya 5. Nzagenda Imana imfasha rwose nzareka zibikazi. No kuvuga ngo menya kuva ibice hafi 12 naho uzamuka, nazamuka ugasoma ukuntu abisirayeli bavuye mu Egiputa. Imana ibwira Mose ngo ntambwe izamukira umwisiraheli yaba we cyangwa ibintu bye. Kitavuze kukizavuye ngo ntambwe izamuherekeza, ntambwa izamukira umwisiraheli cyangwa ibintu bye. Ijambo turishaka turisomera abantu. Birivuga imbwa mu buryo abantu yego batwumve neza. Kuzorora si ikibazo, kuzorora ntabwo ari ikibazo, tagira utwumva neza. Bibiliya ivuga imbwa inshuro 41. 41. Kuva 17 umurongo wa 7 haravuga 11 kuva 11 umurongo wa 7 haravuga ngo ariko mu Bisiraheli nta numwe imbwa izamukira mu bantu cyangwa mu matungo, kugira ngo menye yuko Uwiteka yatandukanije abanyegiputa n'Abisiraheli. Ngayo ngoko mu Bisiraheli nta numwe imbwa izamukira. Nta numwe imbwa izagira gute izamukira, haba n'imitungo ye, habe cyangwa mu bantu cyangwa mu matungo. Ngo kugira ngo bamenye ko natandukanije Abisiraheli n'Abanyegiputa. Kuva 22:30. Kandi muzambera bera, nicyo gituma mudakwiriye kurya ikirira cyo gasozi mujye mukijugunyira imbwa. Ikipfishije cyangwa cyariwe n'inyamaswa bakijugunyira iki? Imbwa. Umwana turagendana ariko turi kumwe. Bacamanza 7:5 ngo nuko amanukana n'abantu bajya ku mugezi witwa wa Gibiyoni. Bajya mu mugezi Uwiteka abwira Gideyoni ati umuntu wese uri buja bagize amazi ururimi nk'imbwa umushyirukwe, kandi uri bunyweshe apfukamye umushyirukwe. Imbwa kuja bagize ururimi nk'imbwa. Abangaba ntago bagiye ku rugamba, barabirukanye. Abo bakoze ibyo bintu byo kunywesha barabirukanye, cyangwa bapfukamye banywa nk'imbwa. Abapfukamye bakanywesha ibiganza byombi barabaretse. Urimo urumva? Yego. Samuel wa mbere 17:3 ngo nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati ko unteranye inkoni, mbese ugira ngo ndimbwa? Imbwa tujuru. Abuneri arakazwa cyane n'amagambo Ishibosheti abamubwiye, amuza ati mbese ndi igihanga cy'imbwa y'Abayuda? Urumva neza? Samuel 2:9 nuko aramuramya aravuga ati umugaragu wawe ndi iki kunyitaho kandi ndi intumbi y'imbwa. Urumvira koreshwa mu mvugo mbi. Umuntu azarebwa n'imbwa. Byose imbwa bakavuga imbwa bagasobanura aho imbwa zari gatiye amaraso, bakavuga imbwa kuko zari gatiye amaraso ya shebuja. Imbwa urayivuga ukumirwa. Imbwa pe. Ni imbwa ntabwo ushaka kuyijyaho cyane agira ngo babyumve. Mubwiriza bavuga imbwa, ahantu hose bavuga imbwa, ndetse no mu isezerano rishya Bibiliya isobanura imbwa. Ibyabasohoye ni nk'iby'uyu mugani ukuri ngo imbwa isubiye ku birutsi byayo
kandi ingurube yuhagiwe isubiye ntabwo nayasoma yose. Urumva aho ingurube ivugwa ni ibirutsi, ntayizamuka, ntayizagira gute, ntawizamukera, nta n'uwizanareba, nta n'uwizakora ukundi kuntu, ahubwo ni imbwa gusa itereye aho ngaho. Yego. Aho tuvuga kuri aya magambo ni ukuvuga ngo iyo urose imbwa ubwayo yonyine ni ikivume muri Bibiliya. Rero kurota imbwa ikwirukankana, ikumokera, ikuruma, ikwinjirana, ikurigata, irimo ikurira, ibyo byose menye ko ari imbwa pe. Menya ngo umurozi muri kumwe hafi aho ngaho. Nubwo tuzi neza ko abanyaburayi bavuga ati iyo mbwa yireke, nibyo koko. Numugani imbwa niyo kwizera abantu ikorera abantu, imbwa ntiyanatana shebuja burya rwose. Kabone nubwo yakena kagihumbi. Ikuguma iruhande mukaryana ubusa, ariko hari amakuru utayifiteho burya. Nka ziriya barekura ninjoro, hari igihe wibwira ko iri ku rugo. Upfa kuryama gusa ikagenda katabanyika. Yamara kugenda yagera imbere, bwajya gukika saa 9 iba yagarutse. Kabiraho nawe ukabuzingwira aho ngaho. Kandi ziriya mbwa zitororwa ziba mu rugo batitayeho, igiye gupfa ntabwo ipfira mu rugo, umenya aho yaguye. Batitaho. Umenya aho yaguye. So rero kurota imbwa mu buryo runaka, nubona umugabo atangiye guca inyuma, ukabona arimo arakubeshya ati nagize gahunda ihinduka, nagize ibi n'ibi birimo bizamuka, turumva nyine hari cyangwa ukabona umwana ukabwira ngo hari party tugiyemo, ngo umukobwa yateguye ngo hari anniversaire, mbe ukabona buri gihe afite utuntu ahoramo, to bride shower, shower nimero ko bayita sinzi. Noneho hari nakandi twagiye muri turakora dufite ikibina niba ari picnic. Picnic yo ngushobora no kutamuhora uruhushya. Bavuga ati ku ishuri urabona turimo turiga muri groupe, dufite ikizame, dufite assignment, dufite ibinibi, umugabo akakorera ukuntu yagiye abura, ariko ukaba wararose imbwa yinjira mu rugo rwawe. Menya ngo hari umwuka w'uburozi bagiye guteza uwo mubana, ubusambanyi, kandi hari ubusambanyi haza ubukene. Yego. Hari ubusambanyi haza n'ubusinzi, haza n'ibinyoma, haza no kubeshya, kuko hanze haza imbwa n'abarozi n'abakunda kubeshya bakagira gute. Surubaro ngo ahari imbwa barabeshya bakanabikora, ntiyakubwiza ukuri, ntiyakwereka umutungo. Niba uruzi imodoka iri kuri gati imodoka, imbwa iri kuri gati imodoka, imenya ngo iyo modoka n'ubundi iragonga. So ni umwuka rero w'abarozi wo guteza ubukene, ariko bunyuriye mu busambanyi, bunyuriye mu kutizerana, bunyuriye mu kubona hari ibintu ureba n'amaso ari ukoberwa amakuru yabyo. Reka turebe noneho iyi mbwa tuyinjiremo. Hari ukukurigata, hari ukukuruma, cyane cyane dutinde mu kukuruma. Ni ukuvuga ngo ubundi imbwa batayikingiye ifite, reka tunaganire, imbwa idakingiye uzi ko ifite ibisazi byinshi cyane. Cya kabiri, wari uzi ko imbwa buriya burya ubona irekura ururimi, wabuze amakuru yayo. Ni uko burya imbwa ihumekera mu kanwa. Niyo mpamvu ubona igenda kubera ko uruhu rwayo n'ubwoya ntabwo urona natwe n'ubwo tubikana buriya ukuntu uruhu rwacu ruhumeka. Yego. Ariko yo nta handi ihumekera. Niyo mpamvu irekura ururimi rukajojobana bya bicanwa byayo gutyo bijojoba kwa kundi. Kandi ikindi burya imbwa igira gahunda yo kumenyera. Iramenyera pe. Kandi uyishumurije iramufata. Iyo umubujije iramureka, iyo ubujije ntijyayo. Sinzi icyo bari gukunyumva nyine. Ifite ukuntu isanisha n'abantu, ariko ifite bwa bumara ku buryo idakingiwe n'ubundi kurya ntacyo byayitwara. Ifite bwa bwayo. So kurumana ni ukuvuga ngo already uburozi n'ubugome n'umwuka w'ubugambanyi byamaze kugera mu rugo rwawe. Byamaze kugera mu rugo rwawe ku buryo bukomeye kandi ku buryo bugoranye, aho utabasha kugira ikintu wakwepa cyangwa kugira ikintu wahunga, ntaho wabihungira. Yego. Nubona imbwa ikurumira umwana wawe, ntuzihute gutongana ngo agiye gusambana, uzamenye ko ari sayini y'uburozi.
atari umutamike ariko baramukubita umwuka. Wari wabona abana bari bafite ubwenge bwinshi, yego, ukajya ubona umwana ngena atakaza ubwenge, biri kugenda bihinduka cyangwa ntago bizi. Ndabizi. Ukabona umwana ngena atakaza ubwenge n'ubuhanga, ngena atakaza ibyo yarashoboka, ukabona umwana araho yabaye ikijuru nta kintu. Bakavuga ko ababyeyi ari uburangare, mwarimu ari uburangare, umwana bagatimbagura. Ariko warose imbwa irimo ikina n'umwana wawe ntiwabimenya. Ntiwanabiha agaciro. Ibi tuvuga ni mu nzozi. Yemwe abakurikiye umwe bw'Abera Ministries, ibi tuvuga ni mu nzozi. Kubikira n'umwana wawe physical muyitunze ntaho bihuriye no mu nzozi. Abantu barabisobanukirwa cyane, barango barabyumva. Warose ubona imbwa irimo ikina n'umwana wawe kandi iramurigata ku mutwe, ntiwabihaye agaciro. Komba ubwenge bwose. Warose imbwa ifite imyenda y'umugabo mu kanwa, ntiwabiha agaciro. Urota imbwa ifite imyenda mu kanwa y'umugore, ntiwabiha agaciro. Urota ubona imbwa yicaranye n'umukozi wo mu rugo kandi ntambwe ugira, ntiwabiha agaciro. Ibyo byose birimo birakubwira ngo kanguka, haguruka. Ni igihe cyo kubyuka ugasenga, ugasaba Imana ikagira ibintu ihindura, ikagira iby'ibomora n'ibindi yubaka. Amen. Aha rero niho zigaragara ko ari uburozi. Yego. Kubona imbwa kwirukankana mpaka ikurumye. Ngo sorry. No kuvuga ngo hari ubumara bwinjijwe muri wowe, hari ubumara kuko urumva imbwa bahita kwica ubumara bukugiye murwara ibintu by'ibisazi, nubwo iri mu rugo nibwo irinda, ariko muri yo yibitse nk'ibisazi. Yego. Nikura mu kuboko, heba bucuruzi, heba iterambere. Uzakora uvunike, ushakishe, ushore, uguze, wongere uguze, ujye muri ramberi zinanirane, ujye hano ushake, ariko finally wisange cyamunara yinjiye iwawe. Tutari mu nyumva ariko buri harimo abantu duhereye kuri wundi waduhamagaye kare, ati narakoze, narashakishije ahantu hari koko yavuze mu maso y'ibigaragara, ahantu business yiri yakabaye atera imbere, yakabaye yunguka, yakabaye acuruza kuko hari clientele. Si iduka rye ryonyine rihari, ako bamucaho bakajya ahandi, agashaka agaperime bikanga, byabimenyetso. Kandi kuko yaduhamagaye nyine ari imbere hari abakiriya cyane, arifite uburyo bwo kubikora cyane, ariko inyatsi. Nakubwiye ngo ushobora ko ni ibibazo njyewe, ushobora kurangura n'ibintu bikazaba expired bakanabijugunya, kandi abandi bacuruje banasubiyeyo banazanye, barusha ibintu byiza utaniba. Wari uzi neza ko ikindi ukwiye kumenya, ushobora no kugura ibintu bitajya bitinda, wabigura ukazashiduka itariki yarangiye. Icya kabiri, ukajya kurangura ibiciro biri hejuru, wabigeza mu iduka ibiciro bihasi, kabura hombye. N'ubibikamo n'ubundi bizasaza, ugafata risque, ugahomba. Ko bavuze ngo qui ne risque rien n'a rien, kahomba, no pay no gain. Kandi ugasanga wakoze uko ushoboye, kuko imbwa yinjiye mu iduka yiruka, cyangwa isohokanye ikintu mu iduka ryawe, isohokanye ikintu mu rugo rwawe, ubonye yiruka hari ikintu itwaye, hari ikintu iteruye mu rugo. Imana irakubwiye ngo haguruka wiryama, haguruka usenge, wambara imbaraga, kuko umwuka w'ubukene ugiye kuza. Ntabwo ari umwuka usanzwe wavuga, ahubwo ni imbaraga mbi z'abadayimoni bateza ubukene, bateza agahinda, bateza ingorane. No kuvuga ngo imbwa hari aho igera igashushanywa n'ubusambanyi ndetse n'inyatsi, ariko ubusambanyi butari no mu rwego ruciriritse, rwo hejuru cyane. Ntabwo mfite ubw'akajagari, sinzi ukuri kubyumva, ariko nyine ibintu ukibaza no muntu ntiyabuze icyo arya, ntiyabuze icyo yambara, kuki ari indaya. Uyu mugabo kafite umugore mwiza usa neza, abandi bagabo umugore baramurarikira, ariko bakamusiga, abandi bamuhiga, akajya gutoragura, agasiga umugabo, agasiga umugore mu cyumba, akajya gushaka umuboyi. Kandi uwafite nawe ntacyo avuze, kandi n'uwafite aho ngaho hari abandi bamwirukaho bagize gute, bakoresheje uburyo bwabaga ngo bamubone. Ubu ni umwuka
umwuka mubi w'ubusambanyi ariko uwo muntu atabasha avuga ati nashidutse nabikoze ntubimbaze nawe atazi ibyo ari byo we ntubimubwire ntiyita ko banamureba ntiyita ko banamubona ukabona ko ni ibintu yumva bidafite icyo bimubwiye niba abantu uzasanga yamanukanye inkumi ejo haje undi ejo haje undi ejo haje undi umukobwa haje undi ku buryo umukobwa yanakwihamagara nawe ubusambanyi ugasanga ibyo ntacyo bimubwiye ni ibintu biri aho ngaho by'akajagari nubwo gusambana kose ari kubi ariko hari urwego bigeramo niyo yambwa ukabona iti imbwa yateye hano hantu kandi gera inyumva neza umuntu uri muri ibyo bintu abahamagara ubukene n'umuvumo icyaha cy'ubusambanyi kimara ibinyejana birenga 10 ku ngaruka z'umuryango niho uzasanga umwana yaravutse iri jambo kurivuga ryumva usuzuguye umuntu pe njyewe rirangora ariko iyo tuganira njye mba numva no kubivuga mbona ari ugukomeretsa umuntu nguriya mwana yavutse ari ikinyendaro ababyeyi bakoze ibyo ariko umwana agiye kwitwa ikintu atari cyo yaje nk'uko abandi bose bazi bihangane dukoresha iryo jambo akavuka muri urwo rukundo rumeze gutyo rwo mu gihuru rwo muri rogi rwo gutungurana batanabiteguye nawe yarangiza akazabyara muri ubwo buryo gutyo nawe umwana we akazabyara muri ubwo buryo n'umwuzukuru akazabyara muri ubwo buryo kikaba igisekuru cy'abasambanyi n'abasambanyikazi ntawe ushaka umugore umwe ntawe ushaka umugabo umwe n'ufite umugore umwe aba afite abandi bagore pembe n'abantu batazi akaba afite uwadresi ariko mu modoka muri rogi mu nzira afite amashami yagabye amashami ugasanga hari umugore nawe utanyurwa n'ibyo witwa ngo nuba yagiye gutora udusore tungana n'utwo yabyaye ngo tumukorere ibyo tumukorera ngo uwo hirya ngo be ukabona ubuzima bwabo bushamikiye ku cyaha cy'ubusambanyi ariko wari ugasanga si ubusambanyi nyirizina si n'irari nyirizina ahubwo ni wo muco ni nayo myanzuro ibitse muri uwo muntu wigeze kuvuga ngo ukarota imbwa ifite imyenda y'umugabo wawe cyangwa y'umugore wawe cyangwa y'umwana wawe cyangwa n'ibindi byose nicyo gisobanura n'ibyo burozi nakubwiraga iki cyaha cy'ubusambanyi kandi gishyiramo inyatsi kizinjiza sida bene uwo muntu yagiye gusambana ntiyibuka no kwikingira abyibuka yabirangije ntabwo yibuka ko n'uwo mugore ari mubi cyangwa umusore ari mubi abyibuka yagize gute yabirangije ugasanga ni ibintu by'ibirogano ariko bisa nk'ibiri marasoneri cyangwa biri mu maraso y'umuryango bene uwo muntu ashobora kugira gutya kandi ugasanga mu mikorere nta kibazo afite ariko kugira ngo ubone ko yubatse rwa rugo kurumva iyo icyo kintu cyinjiye ni umwuka w'inyatsi ni umwuka w'abarozi ntabwo ari ubusambanyi saca ahubwo imbaraga mbi z'abadayimoni zamaze kwinjira iwawe iki kintu cy'imbwa uwo muntu uzasanga agira aba girlfriend barenga nka 200 ubwo bibaza ngo najya kurongora azashakana yego kandi ukabona ari proud yabyo ngo uyu munsi nariye umwana ejo nariye umwana ararya ibiki byo azaryamo bitandukanye n'ibiye tutimagine wa musore ku buriri bwe haryanye abakobwa barenga nubwo ari umwe nabwo ni amakosa haryamye abakobwa barenga 6-18 uwo muntu azubaka urugo rumeze rute buriya tonavuga iri jambo ndagukurikiye nta muntu n'umwe urugo ruhindura kuba wubatse urugo ntago biguhindura ahubwo urugo rugaragaza isura yawe nyayo uwo wari uriwe mbere ndabivuze kandi yewe ndabivuze kandi shora n'umwuka wera w'Imana Jeri ntabwo urugo rwagutera gusambana ntabwo rwagutera kwiba ntiwagutera kuvuga nabi n'ubundi wari usanzwe umvuga nabi ahubwo urugo rukorosoro wari uriwe rukazana ifoto nyayo iteditinze no kuvuga ngo hahita hajyaho icyapa noneho cy'ibyo wakoraga ntabwo umugabo yize gusambana kuko yakuzanye na mbere yarasambanaga ahubwo nuko uyu munsi afite umucunga afite
ushaka ibimenyetso akabibona. Kuko nicyo kintu nta ngo namaze kuzana urugo ngo narahindutse ngo ntahantinze. Ushobora kuba kera utarataha gutinze cyangwa gataha utinze uri mu kawe uri mu bicyo no mu kabari. So ro byukuri iyo urotse iyo mbwa yinjira muri chambre menya ko urugo rudahari muraramo yinjira mu bana no gutakaza ubwenge nubona nyoko bukwaje azanye n'imbwa menya ngo urugo rurasenyutse so ukomenya ngo urugo rurasenyutse menya ngo mu muryango harimo umwuka w'ubusambanyi kandi nkubwiza ukuri urugo rwaje nk'ubusambanyi rushobora gutera imbere dore nicariya cyumba ibyo bintu ko bikomeye none nuko kuri kandi abantu bikora bumva ari bishekeje ngo turi muri monde ngo twabonye abana ko tugera ku musozo niko bigenda umuntu akumva nyine nibyo ariko by'ukuri urya muryamanye uzaje kukwikuriramo iki ko nabakeneye uyikuriramo ya myaka yiwe nawe ashaka kwikuraho kandi abajya kuroza aho gatewe kugira ngo ukire indwara ufite cyangwa ukire umwaka shaka umusore utsindagiraho akakuragira we cyakaragira umugabo mpaka mugezeho uwo nta nicyo kwaka arizana ashobora no kuzana niteguye ko atari busame ubundi ukajyaho ukabuzi kumbi yarangiza agafata ibikoresho mwakoresha agahita biterura byose bugakaba atwaye ubuzima bwawe nta makuru ufite ubundi yajya agira gutya yamanika igitambaro umuyaga waho umugabo agahita bukakuburira akajya gusanga wa wundi karabaye ndimo ndabena amabanga y'ikuzimu abantu nicyo tubereyeho aha gucagagura gusenya ibihome bya satani gukubita abantu b'Imana bakabohoka ibi bintu nta hantu henshi uzabisanga abantu batinya ukuri batinya kubwiza ukuri abantu ngo bakande bya bindi twavuze mu kiganiro aho imvune kurya muganga ntabwo yirirwa akora arakanda agakanda imbwira akanyagwa yirose nabikomeje ukuri mu mabanga yo gusambana ubona umugabo bamutwara umutima agata urugo rwe si ukuriya mugore ari umuhanga cyangwa ari mwiza kuruta uwasize ahubwo ibyo bakoresheje umugore yarabihuje arangije abishyira umupfumu wabimutumye n'imyuka y'abadayimoni gutyo yarangiza amanika igitambaro yagihungira umugore akahubuka akagenda n'umugore akirukanka saha izo arizo zose ariko si umuntu ufite icyo kibazo azace mu gikari mubwira umuti wabyo ntabyo mvugiye ahangaha ibi turi kuvuga ni ibibazo ariko umuti n'umuti urahari ni ukuvuga ngo icyo nshatse ntaza kukivuga ntabwo nakivugira hano ku rubuga hano ariko uwumva afite ikibazo cy'uko umugabo amuca inyuma cyane umugore amuca inyuma cyane abona kandi mushumba usanga bamwe mu bagabo reka bari bo mvuga nibo dukunda kubonana nibo dukunda kuganira usanga kenshi nta n'umwe bishimisha even if abikora nubwo abikoze arabizi aranigaya ahita avuga ati ariko ibintu agiragamo n'ibiki ariko umutima uzamukura muri ariya maguru ukabura pe naho rero nuko wa mugabo simgamenya ngo si we nawe singeso mbi yamwadutsemo ahubwo nta mbaraga zo kumukuraho kumutoteza kumuhamagara kumuvugagura hari n'abandi bagabo abazi neza ko yagiye umugore akora ibyo bintu akavuga ati sindi bumene amabanga y'umugore wawe hejuru y'abana yabaza umugore atari ko mba nabuze uko mbigira niki wamburanye ati numva byabaye nta kindi wambaza kandi umva nkubangamiye uzambwire nigendere bene abantu barivumbura reka umuntu ushaka kubaka ubyira ati niba umva nkubangamiye mbwira ngende ariko ntukambuza uburenganzira bwanjye kaza uburenganzira kurahe kumbi abadayimoni bohereje ubwo burozi aho hari ubusambanyi haba hari urwangano haba hari ukurwana haba hari n'urupfu rwo kwicana haba hari n'ubukene yego kudatera imbere ntago watera imbere guhangana kw'imiryango no kudahindura ubuzima bw'abana no kohereza iyo myuka mibi mu bana bawe bindi ukora nyine muri spiritual bikagera kuri babandi none se uzahana umwana ko yatwaye inda kandi nawe warateye inda abandi izo mbaraga wazibona nicyo kintu oya bigera akabara aratukana ati ibyo n'ibiki wakoze atari ko ndamurenganya nanjye ndi wa wundi aha turibe ugasanga reka nkubaze nkwereke tuganire ku cyaha cy'iby'ubusambanyi n'ubugome n'uburozi ibaze gufata umuntu agafata akana gato akajya gukatirwa imyaka 25 kandi mu gihe hari n'abamagana ngahe n'abamagana
magaragaza katubwira ibyo tubyihorera bya by'ubusambanyi bishoreranye soro kurota imbwa ikuruma ukuboko nta terambere nta buzima nta cyerekezo ikurya akaguru ntacyo uzageraho uzajya nta mugisha uzabona kuko akaguru niko kagenda ikuri gata mu mugongo mu bitugu bisobanura ngo hari icyangiro no kwamburwa biri inyuma yawe ikuhagarira imbere ikakubuza ikakumokereka kwima inzira birasobanura ngo nta terambere abadayimoni bakoresha abarozi nta aho ujya ntibiri bukundi imbwa yakubambira ntuhite rwose kwibona rero yihishe nuvuga ngo ni umuntu w'umugome ukwibitsemo ariko utabasha kubona Imana yaguhishuriye yego warose sinzi aho iminota igeze twe kumara iminota y'abandi dusigaranye iminota 3 reka tuyikoreshe neza gusubiza tugana ku musozo ndagira ngo umpurize utu tuntu yego hari ukukumokera hari ukukurigata hari no kukuruma kubihuza byose ni muri ibi bivuze ngo Satani yaragusuzuguye n'abadayimoni baragusuzuguye bakwifatiye mu kiganza gutya baragufite uko yakwiruka nkana nigushyikira yego ariko baragufite bafite abana bawe bafite urugo rwawe bafite business zawe mbega barakumonitoringa nta na kimwe mbese uri muri control yabo urarya uramwe ariko ntacyo ushoboye you are so user uraho ngaho muri ubwo buryo nta uraho tukura warosize inzozi akanguke cyangwa kibona ibi bimenyetso kuko twavuze tuti ushobora kuba utarabirose ariko urabibona twagiye muri detaye wibonyemo wisanzemo umugabo arajya kwitaba hanze umugabo arajya guhunga mbega urabona ko mu rugo hari rwikekwe kuko imbwa yakumokeye menya ngo hari urwikekwe imbwa iramoka nibonye ibiki byose iramoka urajya muri dushe ufite umuryango ujyanye na telefone cyane kandi irajyamo amazi urabona hari muki arihisha mbega ukabona hari utuntu mu rugo kumbi warose imbwa imoka iguhagaze imbere bisobanura ngo atansiyo nimba ufite abantu mu rugo wahisize ari bwita bavuga ati mutware ari muri dushe kandi azi ko hari bwita wowe yise nyirahene kandi wowe yise ngo ni mucoma kandi mucoma cyangwa akamwita ngo ucuruza inyama kandi azi neza ko ari wa mukobwa wahana ese niba arizo umugabo iyo usambana n'umwana muto warabyaye abana bato uba wumva uri mu bibiki se mugore wowe iyo uva mu buriro ugasambana n'abahungu bato ufite abasore uba wumva uri mu bibihimbuto ngayo ngoko tukaba turabisoje mushumba ariko icy'ingenzi ni ugusenga umwanzuro nta wundi ni uko buryo uzarebe icyo dukwiriye igihe cyose ugifite imbaraga shaka agasaha ka nijoro nishaka iminota 3 ariko wirukana uwo mwuka mubi ikindi iyo umaze kubona iyo mbwa imeze gutyo ntabwo utongana imbwa ntiyamoka ngo umoke iyo imbwa imotse ukamoka irakomeza ikamoka iyo yivuze ukavuga ibindi yifuza kagira ibyiza no kuwagira gutse uzaye n'ihene ku musozi yihebebye nawe ugahebeba nayirongera igahebeba ibonye uwo bakurana nuvuga ngo imbwa ntikamoke ngo nawe umoke ahubwo icyo ukora nicyo uravuga uti no muntu ese iki kintu kimubaho ni karande ni wabo ese koko uyu mugabo mfite ibintu mbona murebaho nibyo wabo nta utera imbere no kubakora no kuba ese umugore wanjye wabo no kubimeze nibiriya iyi ni karande uyu ni umuvumo iki ni ikikomeye reka nubaka ubuzima budahindutse utwara ibintu buke kandi wumva ko wawe atari ubupagane n'ubupfa afite ahubwo nuko mwatewe so mwishaho ko mwikura kugira ngo abadayimoni babatere n'abarozi babatere muraze mwitere muryane ahubwo wabirose igamayeri yo gukura uwawe muri uwo mwobo uzamugaruza iki ubugwaneza kumutwara gahoro gahoro gukosora ingeso ze no kwiga kubana n'ingeso ze kandi musenga kuyo murwane mutazasubira inyuma aha bivuze ngo n'umwe mu babana akagira bimwe muri ibi bimenyetso abona kuri mugenzi we nta panike ntahangayike apfuka amasenga kandi abitware gake yo kubishyiramo mu kazu ubundi ibi bintu birimo detaye nyinshi abantu wakwisanga kuri iki kintu akeneye kuganirizwa by'umwihariko yabahamagara kandi ikindi buriya by'umwihariko pe buriya nkubwiza ukuri mu bintu byose twabonye iki cyumweru cy'impanuka aha hantu buriya nkubwiza ukuri nshaka gusoza pe ikintu banabyumve ntawe hano wahanutse kandi nta nucira imbwa ikuze
umuntu mukuru ukora amakosa ntumuhana ngo aze, yego, ahubwo icyo ukora umuherekeza mu bitekerezo no kumwumva. Ntabwo wangu ugiye ngo simbyumva ngo ndafata inkoni, baratubwiye ko ingeso inkoni ivuna igufa, ntabwo ivuna ingeso. rero ibyiza uko ukora urabanza ukamenya abiterwa n'iki, biva hehe, ni mu buhe buryo, ni iki nakora, hakenewe ubujyanama. So Imana ibaha umugisha, bakomeza gukurikira umwuga w'Abera Ministries. Bakoze cyane. Utarabirose rero ukibona ibi bimenyetso, kubona imyenda igucikiraho, ibintu bikurangiraho, ukibaza impamvu, asigaye agenda amasaha yongera, urukundo rugabanuka, urukundo rugira, ibyo byose ukamenya ngo narose imbwa hari Imana yari mbwiye. Murakoze cyane. Murakoze.